hariho abize hari n'abatarize, hari imbeba, hari inyabu, hari ubusimba, hari ikintu cyose kibaho uzagisanga hano kuri social media. Mu gihe utazi kwitwara muri community y'ibyo bintu byose by'imvange, vamo wigendere. Urumva niho benshi bacumurira. Ibi bigarasha birimo biradutega imitego hirya no hino, left and right, cyane ho nkaha kuri social media. Baraza akakubwira ngo indangamuntu barimo babaha ngo mu minsi mike y'abaraze bazice, ukagira ngo nibo barimo kuzitanga. Nabo barimo kukubwira gutyo, nta nubwo aheruka mu gihugu. Umuntu ushobora kuza akakubwira ngo mu Rwanda ngo hari imashini ngisya abantu. Wowe Fabio urabizi neza ko uvuye mu gihugu, niho warongoreye, niho washakiye umugabo wawe, niho wasezeraniye, igihugu waragitembereye, amafoto urayafite. Noneho abantu baze bakwinjizemo ayo macakubiri, bakwinjizemo ayo moko, nurangiza wemere ufite ibimenyetso, ufite na gihamya, unavuye ejo bundi. Urumva? So njyaho mvuga rero, ntago uyu mugore, ntago nibaza ko ibi bintu abikora atabizi. Ida Fabiola hari abantu bamuri inyuma bamaje kumwinjiza muri bariya baheza nguni, cyangwa se we arimo arashaka kugira ngo yamamare. Ko nanone maze kubona abantu bashaka kwamamara kuri aya masocial media bose bavuga igihugu cy'u Rwanda kubera ko tubaha attention pe. Urumva ashobora kuba ashaka kwamamara, ashaka attention y'abantu benshi ngo yigaragaze, abantu nyine bamubone mu kundi kuntu. Ariko nimba ari uko nguko ushaka kwamamara, nimba ari byo koko, nimba ntabeshye, urimo urashaka kwamamara nabi, uramamara pe, turakwamamaza mu kanya gatoya. Namujunditse nk'ikibiti nkanze kujundika, ndamureka sinigeze musubiza. Urimo kumva birangira uko, nta nubwo yarazi ko nkibyibuka by the way. Urimo kumva nongeye kumwumva ngo muri ibyo biborongo byo kumufasha ngo abagore b'Abanyarwanda, abantu barazisika n'abandi abantu bo muri Amerika ngo barikusanya, bansaba gukora live anabimenyera hanga, bansaba kumukorera live ngo abantu baze nanga kuyikora. Naracecetse, ntabwo nigeze musubiza. Bira biboro mwakoze bansabye kwa hostinga, ndabyanga kuko ntabwo ari hostinga umuntu wari warancumitse, ntabwo njya nzika. So live kuvuga ngo yaje gushumika live kuri live ya Godfather, ndakubujije n'undi munsi nta mushaka kuza gutukira live kuri live ya Godfather. Urumva wowe amagambo ugozi ko bingi ushaka kuvuga buryo bavuga ngo yatukiye ntuza ko jewe wangiza ko veyo inzego z'igihugu kuri live ya Godfather ngo wowe bavuga uko byagenze, ntabwo bivuze ko yaje gukorera live wanjye ndamubuje. Oya ntabwo ari byo yavugaga, bifazo bimwumva nawe. Kandi avuga ko yakorera live kwa Godfather ngo yabivugiye ngo okay, ntabwo byakoreye iwawe, reka nsoze. Genda uje guceka, wowe genda uje gukora investigation ureba hano yavuga ibyo bintu, ntabwo abigira iwanjye. Ibyo bintu birahari, Imana imfashe, gusa ndacyarimo guscrolling. Iwa ukushaka ikigaragaza kuri kubeshya uri guscrollinga hehe ko account yanjye yavuyeho, uri guscrollinga ko account yanjye itakiriho, uri guscrollinga ibiri kodi. Comment hano zikucika, cyangwa igihe watubwiye ngo ugiye kuri toilette hari ibyo bavuze utumvisha, kuburyo umuntu kwa Godfather ukaza ugatuka inzego, ntabwo bibaho. No, birashoboka ko utashaka kuryumva iryo jambo riciyemo, cyangwa umuntu bari muri topic yo kunenga abitambuka ko buryo uza kunenga inzego za leta. Bro, umuntu ashobora kukuca muri humye hano, kuko kuri Mike umuntu urabona kare Godfather urareka ngomeze cyangwa ijambo ngomeze, ariko ibyo bintu ndabishaka uze kubivuga. Thank you. So icyo narindimo mvuga rero, uyu mwana w'umukobwa Abanyarwanda barikusanya pe, baramuhemba. Urumva ibyo byo kuri akaba yari twamaze kuva kuri Instagram. Urumva Instagram kabisa twarahashumitse, it was back then muri covid. Manza umva Janine nta uretse gato, Janine nta byibuka neza tujya kumuhemba byabereye kuri Specia Raziska, ntabwo ari wowe, ni kwa Raziska wowe, ntabwo mwajyaga imbizi. Yese kumuhemba nabivuze. Uretse gato reka nze kwereke, kamanze mfane izina ry'uyu muntu, singiye message y'uyu muntu amaye, kanze kwereke. So urukumva iyo ibi bintu ntabwo muzi social media ndayizi. Janine social media ndayizi, ahanga ibi bintu biri bujye kujya kuri Twitter. Soma iyo message.
kanze manze ndebe n'ibi ngibi reba ibyo yanditse nibyo bazira rwose umusirikare aha ngeze n'amahirwe uyu mujene abimpa reka nabira darapire rimwe dore ibyo biboro dore nani ese yabora ibihe dore Janine reba iyo message nkiza aho ngaho reka ndore niba izina rya Grand Frère ritari kugaragara aha reba hano Janine wadifata nabyo wamaye reka turebe ariko ukomereze hariya batubwira ndaza gusoma nabyo hagira umuntu usoma izo message hagira umuntu usoma icyo hagira umuntu usoma byumva Jane soma reba ibyo aba yanditse nibyo azira byose ndabona ndi kureba neza wabizinze komeza uragera kuri message kureba hepfo Janine ntakibuka neza tujya kumuhemba byabereye kuri pesi ya Raziska okay ntabwo ari wowe ni kwa Raziska wa wundi okay uyu mugore niba yaravugiye kuri ntabwo Fabio yigeze avugira kuri live yanjye shani gake niba yaranahavugiye wera nka bya bindi bya Temu no Sleep ntabwo uyu mugore yigeze avugira kuri live yanjye kuko akimara kuncumika yahise antinya ntiyongeye yazaga yikandagira ntabwo yigeze aza muri live zanjye uyu mugore urumva rero kuvuga ko yavuze ko ribo ngo badakora akabivugira kwa Godfather iwanjye Godfather message nashatse gutambutsa urumva oya nubona iyo record nuyibona ndayiguha ndaba ndindangare ntayo uri buze kubona ntabwo yabikoreye iwanjye yego Bikira Marie sawa cha Godfather turatega hano komeza statement yawe reka ntanakurindaho nuko najya nibagiwe ngewe nari nimo mvuga ko ibi yabitangiye kera urumva kenshi hano tuza kuri izi mbuga nkoranyambaga tukavuga tukibwira ko ibintu birangiriye aho ngaho ibintu hano iyo waje ugasohora ikintu ukavuga urumva ubugaburiye abantu benshi ntabwo uzi ababibitse n'abatabibitse so icyo ngicyo kivuyeho urumva umwana w'umukobwa araje atangira content hano kuri TikTok urumva nge sinari nzi ko anaba hano kuri TikTok pe urumva atangira ama content none atangiye ama content koko abantu baraje baramutuka ama message akajya yadarapa n'abantu hari ukuntu ugenda ukajya muri content z'abantu ukisomeramo nk'ama message y'ibintu baba bamubwiye urumva ariko ikintu nshaka kuvuga hano ibi bigarasha hari undi muvuno mbona umenga byatangiye bundi bushyashya mu buryo bwo kugira ngo bigushe abana urumva ibigarasha bisigaye bifite amacounti arenga 1000 ibi bigarasha bishobora gucreating account ikazi kagutuka urumva ikagutuka mu buryo bwaho umenga bwo nk'abamarayika nkuko nta creating account nkaza nkagutuka ngo wamuhutuwe wagikiwe urumva noneho wowe ugahita ufata aho kugira ngo utekereze cyangwa se uhita ufata wa muntu umuboroke umusubiza we ku giti kiwe wowe ugahita ugenda ugasubiza abanyarwanda n'igihugu byose muri rusange ibyo nibyo Fabiola rero yakoze urumva yafashe wa muntu waje akamutuka ushaka kumugusha no kumuyobya atazi n'uwo ari we nkaho yamufashe ngo abuboroke amwirukane kuri nuza yiwe kuri platform yiwe ahubwo akajya basubiza mu buryo bugize icyaha urumva so Fabiola rero akajya agenda akabasubiza ngo mwebwe ngo banyarwanda kazi mwe ngo mwirirwa muvuga ngo muri abanyarwanda ngo amoko ngo mwarayaciye ngo ibi ni ibiki Fabio ntago umuntu umwe waje akagutuka ngo wakigarasha we ngo wamuhutu we urumva ntago ari igihugu kiba cyamutumye nta nubwo ari leta iba yamutumye ni wowe ufite guhangana na wa muntu ko wowe yaje ahangana na wowe wenyine ni wowe ufite kugenda ni wowe ufite amahitamo yo kuza ida uwo muntu ukamuboroka
cyangwa se ukamusubiza ati umva icyo gitutsi wanutse iwacu ntitukigikoresha ahubwo ni wowe uricyo, ukaboroka umushenzi akakuvira mu nzira. Ubu sigiye kumbwira ko ari wowe wenyine ukora content hano kuri izi TikTok, ari wowe watakwa gusa, ari wowe utukwa gusa. Natwe turakora ama content bakaza bakagutuka kakwataka, ariko ntago nzajya kuvuga ngo wowe ngo abanyarwanda ngo muvuga ko ngo mwishyize hamwe ngo nta moko mukigira. Fasha u Rwanda n'abanyarwanda bose barutuye bose mbashyize mu gatebo kamwe n'umuntu umwe, umuntu umwe wenyine waje akanuka. Mise mfata igihugu cyose ndagikusanyije nkigize abantu nkigize wa muntu, urumva? nta hari gahunda ya leta, nkaho umenga yatumwe na leta, urumva? So nge rero nkicara nkareba nkavuga rero Fabiola, urumva mu gihe waje kuri iyi social media iyo uzije utazizi aba bantu barakugusha bakugushamo. Ibi bigarasha biri ahantu hose nkuko uyu mugabo kare yabivuze, birimo birashaka izindi nzira bigushamo abandi bana benshi, urumva? Iyo utitoze rikangahe se nge mfungura live bakaza bakanuka ndi kuri video ngo wamuhutuwe nkamubwira ni rwose urakoze kubo unyise uzi ndiwe, wasanga uri mama cyangwa uri data wambyaye, nkahita nkuboroka ukagenda bikaragira nkanakujugunya muri puperi n'ejo sinkwibuka, urumva? Kubera iki? Nge ndazi uwo ndiwe, ariko ntabwo kirimo ba tante, kirimo ba sister banje, kirimo babyara banje, kirimo ba masenge, kirimo abantu bose. Igihugu ndetse yenda utazi nimba atari nacyo kingejeje aha ngaha kigisha abavandimwe banje, imiryango yanjye abenshi bari mu mashuri kubera leta. Nurangiza ugifata ugishyire mu gatebo kamwe n'umuginga umwe, umusazi umwe wasaze nawe wabuze aho yirukira, ugifata ugikusanye ugishyire mu gatebo kamwe n'uwo muntu utanazi utaranabona. Menya uko ukora content zawe kandi ibi bintu narabivuze no kuva kera. Uje hano kuri iyi mihanda iriho abantu b'ingeri zose, urumva? Hariho abanyabwenge, hariho n'injiji, hariho abize, hari n'abatarize, hari imbeba, hari inyabu, hari ubusimba, hari ikintu cyose kibaho uzagisanga hano kuri social media. Mu gihe utazi kwitwara muri community y'ibyo bintu byose by'imvange, vamo wigendere, urumva? Niho benshi bacumurira. Ibi bigarasha birimo biradutega imitego hirya no hino, left and right, cyane ho nkaha kuri social media. Baraza akakubwira ngo indangamuntu barimo babaha ngo mu minsi mike y'abaraze bazice, ukagira ngo nibo barimo kuzitanga. Nabo barimo kukubwira gutyo nta nubwo aheruka mu gihugu. Umuntu ushobora kuza akakubwira ngo mu Rwanda ngo hari imashini ngisya abantu. Wowe Fabiola urabizi neza ko uvuye mu gihugu, niho warongoreye, niho washakiye umugabo wawe, niho wasezeraniye, igihugu waragitembereye, amafoto urayafite. Noneho abantu baze bakwinjizemo ayo macakubiri, bakwinjizemo ayo moko, nurangiza wemere ufite ibimenyetso, ufite na gihamya, unavuye ejo bundi, urumva? So njyaho mvuga rero ntago uyu mugore, ntago nibaza ko ibi bintu abikora atabizi. Ida Fabiola hari abantu bamuri inyuma bamaje kumwinjiza muri bariya baheza nguni, cyangwa se we arimo arashaka kugira ngo yamamare. Ko nanone maze kubona abantu bashaka kwamamara kuri aya masocial media bose bavuga igihugu cy'u Rwanda kubera ko tubaha attention pe, urumva? Ashobora kuba ashaka kwamamara, ashaka attention y'abantu benshi ngo yigaragaze, abantu nyine bamubone mu kundi kuntu. Ariko nimba ari uko nguko ushaka kwamamara, nimba ari byo koko, nimba ntabeshye, urimo urashaka kwamamara nabi, uramamara pe, turakwamamaza mu kanya gatoya, ariko mu kandi kanya uraza kumera nk'inuza rwose, nta nubwo uri bwibukwe, urumva? Turakwamamaza ubundi tugufate tukujugunye hariya. Kwa kwamamara kwawe kube gucitsa amazi. Cyangwa nimba ari abantu bakuri inyuma barimo bagushyiramo ibyo urimo kuza ukavuga, urumva? Wowe hindukira ugenda ubabwire ati simpari, urumva? Ndi mwene munyarwanda, nashatse mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Uretse ko wowe hari nabonye utanabyemera, hari video wakoze ejo bundi ngo n'ubundi ngo abantu bampostinga ngo ni babandi ngo mwita ngo ni ibigarasha, bivuze ngo wowe nta nubwo wemera ko ari ibigarasha,
urumva bivuze ngo waramaze kwinjizwa Fabio nimba waramaje kwinjizwa ntarirarenga nk'uko umuvandimwe abivuze hano hindukira ko nudahindukira sha abanyarwandakazi n'abanyarwanda hano abenshi hafi ya benshi dukoresha izi mbuga nkoranyambaga turaza kuguhagurikira hiti turayiguha ntago turi buguha amahoro kandi ikindi mukumwota turakota pe turakota rwose na hiti turayiguha urumva mateka y'u Rwanda wapi kwinjira mu mateka y'u Rwanda nimba ntabawe bagiyemo Fabio twebwe abacu baragiye benshi bagendeye muri ariya mateka ariko nutangira kubizana sha hari benshi batari buceceke nanjye ndimo n'iryo jambo ryanye nashakaga kuvuga murakoze Masisi ya Mwota wabonye ibyahe twavugaga reba muri comment abantu buzuyemo ibyo bari kumubwira baba ari bamushuka buri munsi reba nk'uyu mubwiye ngo izo nkotanyi ngo zikuryoshya karimi ngo kugira ngo uze ngo zikwice ninde wundi se zazanye ziramwica kweli niwe wa mbere waba ibihamba biransetse ngo iki ngo izo nkotanyi ziri kuryoshesha karimi ugaruke ngo zikwice ngahumva reba isimba nawe umva reba isimba shiramo request sha ngo bana guzamura ngo wazamuye ngo abatutsi gusa nibo bari kuvuga ngo nabo bahutungu baha umwanya abantu baramututsa ngo genda ubwira kubiye kuri umuhutu aguha umwanya ureba nk'ubu rero undi mwana agatavare yarakaye akaba mukomeye iyi niyo live nkoze ngashyiraho goro uturoza ntituba dukoreho iyi topic ntiryoshye guys mwakwiye tuturoza kweli mukore izo goro mwo kapamwe cyangwa abantu 400 nabangahe ubwangati gusa no sense murabona ibintu mwe mukora ko bitanabinjiriza ubu ngubu bende kuba ku kibuno cya Rode Queen ubu tayari ibintu bimeze bien tayari murahangaha murarata bakare no kuri guys yes ureba mukore kuri goro mwo kapamwe dore mutu 500 ngaho gusa namba ibintu bizabageza ngaho bizabahira ariko Godiva aguye umuntu uri kunuka ariko we gutukanye nko kubura ubutukashu sha icara wige rwose ninde uko gutuka nzabazunga mu mutwe mwiserera ni topic ntabwo twika Godiva wongeye kwirwa ani bite nisa uri mwiza uri cyuki Godfather bye ani karame ndabizi ko wumvishije ibyo turiho tubwira hanyuma narindi kubwira Godfather bite tanga message kuri Fabio tanga message kuri Fabio uraba mwibwira Godfather narindi kubwira Fabiola igihugu ntabwo ari cy'umuntu umwe ni cyacu twese uko cyaratubyaye ugiye kujya kuvuga mu cyongereza uvuga igihugu cy'u Rwanda hano tuzakwataka nimba ari ukugutuka tuzagutuka nimba ari ukurwana tuzarwana ntabwo ngenza gutinya nta muntu dutinya uzavuga u Rwanda tuzamubwira nabi ntabwo ibi biriho gutinya ntabwo biriho kuvuga ngo turatinya nta muntu n'umwe dutinya sibyo nimba ari ukurwana tuzarwana igihugu cy'u Rwanda ni icyacu ni igihugu cyacu nta muntu tugomba gutinya kandi abagiye bavuga bose mwakoze ibyo mwavuze ni ukuri tugomba kurwana nicyo nashaka uyu mwana se uyu mwana ari mu gikundi cy'inyangarwanda nawe ni inyangarwanda koko hari abantu babishidikanya njyewe ntabwo mbizi ariko ibyo avuga ntabwo ari byiza ku mashusho media none se icyo bita inyangarwanda ntabwo bizani ndabizi ariko ibyo bari kuvuga ku mashusho media ntabwo ari byiza atuka igihugu cy'u Rwanda abo kuri social media tubahe irihe zina tubahe amazina yabo tubabwire ngo tubite amazina yabo inyangarwanda Yes, ariko ibintu ari kuvuga ntabwo ari byo. Ibyo umugabo we nimba baramufunze, umugabo afite icyo azira, ntabwo bapfe kumusanga mu muhanda ngo bamufunge. Ibyaha azira twabibonye. Byari bira ahangaha babyerekanye byose, so ntabwo dufite rero kongera kuvuga ngo tumwisobanureho dukora iki twigishije arabizi n'umuntu. Ntararenga umurongo urukura. Niwe wenyine gusa niba igihe
yibuke igihe yasabye imbabazi byagenze gute. imbabazi akagaruka rwose pe kuko ibintu arimo ahubwo nawe azashiduka yaje mbega si we wa mbere si we wa mbere waba ukoze si we wa mbere waba uhemukiye igihugu kandi kikamubabarira kikamwakira. oya bazamugarura nakomeza ibintu arimo azagaruka mu Rwanda. Ani muyobozi uraho meze neza. Uyu ni umuyobozi ushinzwe diaspora muri Dubai. Murakoze. Urabaneshe. Iyo bahageze ndi imyutingo uyu nguyu aba ari mu kazi kose. oya nanjye ndi kureba nk'abandi bose. Nkunda esa ninde umamagaye umaze igihe kingana iki uvuye muri FDLR no kugera mu Rwanda? uturuka bibiri wayijoyininze ryari? bibiri na kane hafi 2005. Byagenze gute kugira wijyemo? ya kugira ngo njye nyijyemo nayigiyemo nagiye muri Kongo 94 munze njyanye n'abandi bose ngerayo mburana na famiye yanjye iragaruka ngenda nkomezanya n'abandi bitewe nuko cyari ikivunge. ya finale nibona mu basirikare nangira nkorana nabo kugera naho nemewe nkaba umusirikare wemewe. None se wabonaga biriya bintu mwari murimo mwabonaga u Rwanda mwarufata koko? ya twebwe ubwacu kurikije briefing zari ziriho twebwe twumvaga ko u Rwanda tuzarufata ariko finale mwumvaga mwarufata ryari? ndumva rero ngo kuvuga ngo ryari ibyo byaturukaga ku berekeye ku buyobozi bwari buhari ariko twebwe briefing twari dufite no kugira gute no gufata u Rwanda. Ubwo nyine ndi kukubaza cyagiye nyine utaraza nibyo ndi gushaka nyine ubwira abantu, ntago ndi kukubaza nk'umuntu uriwe, ndi kukubaza nyine mbere kugira abantu bumve ibitekerezo byabo, abantu kuntu babashimuta mu bwenge mukisanga mwabaye abasirikare n'ubuzima bw'abantu. Gahunda kwari gufata igihugu cy'u Rwanda ariko nyuma tuza gucika intege bitewe n'ibitero twateye tukanga n'ubundi tugasubizwa inyuma. Duva igitero cya nyuma cyarabaye muri 2000 aricyo bitaga Oracle du Seigneur. Icyo gihe twatakaza abasirikare benshi cyane mu Birunga muri Nyungwe, abasubiyeyo n'imbarwa. Ari nabwo bamwe batangiraga kuvuga ati ibintu ntago bishoboka dore dusigaye turi bakeya. Hanyuma se iyo mwumvaga bababwira ngo mu Rwanda na mahoro mutahe mwabifataga gute? Hari abagendaga bakababwira ngo twagize babishe, mwabifataga gute nyine kumva ko mwisanga mu Rwanda kandi muri amahoro? Umuntu uri hariya muri Kongo rero kumubwira ngo mu Rwanda ni amahoro biragoranye cyane, kuko icya mbere bakurinda connection zose zatuma umenya amakuru yo mu Rwanda, kuko iyo babonye kuri kubikurikirana urapfa rwose. Ni ikamba bayishyira mu ijosi bakazamura hejuru mu giti. Ubwo rero cyane rwose kukubwira ngo mu Rwanda ni amahoro nta numwe ushobora kubyemera, kireka nka bari abayobozi bo, kubera ko hari igihe bo baba bafite amakuru menshi agize, ariko nkatwe twabaga muri za karapu twageragezaga kugenda tumenya amakuru gake gakeya. Za karapu ni izi ngizi ino bazita special force, tukayamenya ari uko badutumye, mwagira nk'umunyarwanda mufata muhuriye nawe mu nzira mukamubaza, ariko nyine kuvuga ngo mu Rwanda ni amahoro uri iriya hirya w'umusirikare mutoya wapi.
azi ko kugera mu Rwanda nuhagera urapfa nta n'ikintu uri bwimare, kuko nkanjye njyewe ubwanjye ngera mu Rwanda naryamaga nasinziriye mvuga ati ibyo byose isaha yo kutwica nigera. Nuko naje nkuruwe n'umuryango, gusa icyatumye mvuga ati nshobora kuba ahari ibyo batubwira ari ukubeshya. Akenshi abana bari iriya hirya twebwe twakuze tuzi ko inkotanyi zifite imirizo. Ngeze i Mutobo, iyo ugeze i Mutobo kuwa gatandatu ku cyumweru barabareka mugatembera mu Byangabo Musanze. Nta kindi cyankuye mu kigo, nagendaga nitegereza ko ndi bubone abantu bafite imirizo. Finali nkataha ntawe mbonye, ariko bitewe n'ubwoba nkatinya kubaza se munyereke inyenzi nizihe. hanyuma se gutaha waje gufata icyemezo cyo tuvuga ati ngo ujye gutaha, wahigobotoye gute wisanga ugeze mu Rwanda usanga kandi uri amahoro? Gira icyo tubwira ko byagenze mu kuza none. Njyewe ubwanjye njya gutaha. Wari umazeho imyaka ingahe ubundi wijoyininze? Nakubwiye guhera 94 kugeza 2004, mu mpera za 2004. Okay. Uza gufata umwanzuro uko rero uvuga tugiye kubavamo? Gufata umwanzuro kwanjye ari mubyara wanjye watahanye n'ingabo Rwarakabije yatahanye nazo. Araza agera mu Rwanda ahura na famiye yanjye yo ntago yari izi ko ndiho, ababwira ko bari bazi ko napfuye. Ababwira ko ndiho, bashaka kwandika ngo bohereze Croix Rouge inzanire message, barabwira ati nimuyohereza barahita bamwica. Ikintu yakoze, twari dufite ahantu twageraga tujya kurangura amatungo tuyajyana muri kariyeri. Batumye hari abakongomani b'i Bukavu, batumye mbona kontakte zabo, ngira n'ubwoba cyane kuzibika ku buryo byambereye ingorabahizi. Ndavuga ati nk'ubu ndamutse ngataye byangendekera gute? Kugira ngo rero mfate icyemezo cyo gutaha, nafashe umwanya njya mu Kibali, mfata telefone mpamagara ntitira. Barakikwemerera? Iriya hirya Ikibali baracyemera. Barakikwemerera cyane. Nganira na famiye, birumvikana byari amarira ko natandukanye nabo, ndi umwana mutoya cyane. Bagenda bambaza bumva ni njyewe. Ikintu cya mbere bakoze, banshishikarije gutaha. Ndababwira, ubu na muzehe wanjye niyo wamubaza yabikubwira. Ndamubwira ati izo nyenzi se nawe zarakurozera? Muri ubuhamya kubwumva bisaba kuba steady. Ndangije yego na muzehe wanjye ariko n'ubu mubu yabikubwira. Naramubwira ati muzehe nzinjira muri icyo gihugu mbarasa izo nyenzi. Ntabwo no kuvuga ngo ni inyenzi, kwinjira mu gihugu tubarasana nabo yawe kuri TikTok ko yabagaho. Oya, kuri profile nabishize private. Oya. Warabifunze? Narabifunze. Atanze, ariko nimero yo nayifashe ndi kumva Radio Rwanda bari Isange mu abangaba bajya banyuza kuri Rwanda.